bakunzi ba DDK TV Gospel Show, n'ubundi rero n'ukuri turabanezerwa cyane. Imana ikomeze kubana nawe kandi ikomeze kubaha umugisha. Iyi korali rero muri gukurikira ni korali rwose umunsi w'ejo hashize, ni korali yaduhaye rwose icyo abanyarwanda b'iki gihe basigaye bita show. Yaduhaye n'ukuri ubudasa. Ni korali ntoya, ni korali imaze imyaka 6 yonyine, ariko mu by'ukuri uburyo yaririmbye, murebe uburyo yari yambaye, uburyo imeze neza cyane, ariko mu by'ukuri yaririmbye neza. Yakoze ibintu byiza cyane, iraririmba abantu baranyurwa. Yari yatumiye amakorali meza, korali nk'abakurikiye Yesu. Yari yatumiye korali Light Family yo ku Gisenyi. Korali Light Family nayo ni korali yatunejeje cyane. Yararirimbye, iririmba indirimbo nziza, iraririmba abantu barahaguruka barishima. Intwari za Kristo nazo zizamo, nazo ziraririmba. Umva, wowe utarahabaye warahombye. Umuntu uri bukurikira iki kiganiro mu by'ukuri akaza kuvuga yuko mbeshye, uwo rwose nawe sinzi ahantu araba yararumutse. Ni ukuvuga ngo twararirimbye bigeze aho noneho abantu baravuga ati abataje none ntabwo bazi ibyaba. Ni ukuri korali zari zihari. Congratulations, uriya munsi mwaririmbye neza, mwakoze ibintu bidasanzwe, mwari muri mu mwuka, mwagejeje ku bakunzi b'indirimbo. Kuko igitaramo ni iki? Igitaramo ubundi kivuze iki? Igitaramo kimaze iki? Abantu bararuhutse. Ndagukumbuje muvandimwe wowe, inshuti z'Imana udukurikiye, ndagusaba igihe tangira ujye kwitabira ibitaramo. Noneho rero Rest Voice yateguye ibintu bidasanzwe, ariko uzi kugira ngo buri korali yahaje hakoreka numvera bari indirimbo zingahe buri korali. Mu gitondo buri korali yaririmbye indirimbo imwe saa 5, iyo si imwe. Nimugoroba zirongera ziririmba indirimbo enye buri korali, barongera baragaruka bakubita indirimbo eshatu. Igitaramo. Nukuri Rest Voice, Imana ibaho umugisha. Bari mwambaye neza, bari mwateguye. Umva, ntako mutagize. Imana ibaho umugisha, musubizaho mwakuye. Kandi nukuri iriya video nayo ni video nziza cyane y'album mwasohoye nibaho. Last Voice Families bose Imana ibaye umugisha cyane. Imana ibakomereze ku mpano muri kugenda mugi. Hari amakorali ari kuzamuka muri iyi minsi ameze neza cyane, ameze neza ku rwego rukomeye. Muri ayo makorali harimo amakorali menshi. Kandi nanone mbabwiza ukuri, hari ikindi gitaramo rero duteganya muri iyi minsi, nta nubwo tugiteganya, kiri confirme. Igitaramo cya tariki 7, ariko ni 7. Nimba nkurikiye mbwira ngo nahaganaye, naho ngaho n'ahandi ni muri Kugana Yesu. Kugana Yesu nayo ifite igitaramo vuba ahangaha ku itariki 7. Igitaramo giteguye neza, bazaba bafite insanganyamatsiko yo gufasha. Muri aho gufasha rero ni ikintu kidasanzwe. Bene data nshuti yanjye rero, ni ukuri ako ntakanyuzemo, ariko Last Voice ni imwe mu makorali nayo ari kuzamuka, ndetse na New City, ndetse na Kugana Yesu, ndetse n'indi korali niboneye hirya ahangaha hano mu Mutara. Korali nayo numvise imeze neza, korali imeze neza cyane yitwa Hope. Iriya Hope nayo Message Singers nayo ni korali imeze neza cyane. Rero bavandimwe inshuti zanjye, hari na korali yitwa iyi korali ya hano Rusororo. Ikorali ya hano Masaka. Ikorali nayo imeze neza cyane. Rero bavandimwe nakari kanyuzemo, ariko ejo Last Voice yaduhaye show, yaduhaye ibintu bidasanzwe, yaduhaye igitaramo kabisa. Nabwo turavuga tuti kabisa. Ibi bintu ni sawa. Ibi bintu ubundi byari byaraburiye. Igitaramo cyasoje saa 1. Cya gitaramo rero kiryoshye n'ukuri, cyaranzwe n'udushya twinshi. Murabizi namwe igitaramo cyawe ntabwo kiburamo udushya. Ni igitaramo bari bateguyemo amafurashe,
disike yo guha abakunzi bari babakurikiye, abakunzi ba ni igitaramo cyanyuze live, full live kabisa, cyanyuze live streaming kuri YouTube. Ugishatse wajya kuri Last Voice Family wakibona. Igitaramo cyiza cyane, nawe ukaza tubwita uburyo byagenze neza koko. Rero bavandimwe inshuti zanjye, twishimiye uburyo mwabanye natwe kuri uyu munsi, kandi abavandimwe mukidukurikiye n'ubundi, Imana ikomeze kubaha umugisha aho muherereye hose. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi mugubwe neza. Reka rero dukurikire ikiganiro twagiranye na Last Voice Family. Bamaze gusoza igitaramo, twaricaranye turaganira, batubwira uburyo bameze, byishimo, uburyo bateguye n'uburyo babibonye. Ni ukuri, reka tubasangize icyo kiganiro. Imana ikomeze kuba umugisha kandi mugubwe neza cyane. Turabakunda, mugubwe neza. Yari Didier Karasira muri kumwe kuri DDK TV Gospel Show. Imana ikomeze kubana namwe. Reka dukurikire icyo kiganiro kandi tunezezwa cyane nuko dukomeza kubana namwe umunsi ku wundi. Imana ikomeze kubarengera. Reka tuzahurira muri kugana Yesu, kandi nizera yuko tuzaba turi kumwe, tumeze neza cyane. Imana ikomeze kubana namwe, turabakunda. DDK TV Show. Reka twongere tubasuhuze kandi reka twongere tubashimire umusanzu n'uruhare mudahwema kutugirira umunsi ku wundi, ubwo mutwereka ko muba mudukurikiye, aho mugenda mubiduhamiriza, mukora subscribe, mukora ndetse na share ku bandi nabo bakagenda bakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ni ikiganiro rero twahariye gospel kugira ngo tugere hirya hatandukanye, kugira ngo tugende tumenya mu makorari haravuga iki, mu makorari hari iki. Uyu munsi twageze aho byabereye, reka bariko nza kuza kubyita, ni mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze, ni mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, mu ntara ya Kigoma. Twasuye rero Last Voice Family Choir, nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Urimo kubibona rero ko turi kumwe n'abayobozi cyangwa se na bamwe mu bagize korali Last Voice Family Choir. Ubushize twaherukaga kuganira, murimo mutubwira imyiteguro mwari mufite, by'umwihariko ku gitaramo mwari murimo gutegura, ku gitaramo mwari mumaze iminsi mugaragaza. Tubahaye ikaze rero nanone muri aka kanya kuri DDK TV Show. Tubahaye ikaze bwana Perezida, muratangira mwibwira abaduteze amatwi kugira ngo nabo baze kubasha kumenya aho kumwe bonongera. Murakoze cyane kuri aka kanya. Amazina yanjye ni Imana Jean Claude. Duhaye ikaze rero na mugenzi wawe muri kumwe, nawe aratangira twibwira ndetse araza no kutubwira nawe icyo ashinzwe muri korali. Murakoze cyane, tubakire rero kuri DDK TV Show. Nk'uko twahageze mu minsi yashize mutubwira imyiteguro y'igitaramo cyanyu mwari mufite, ni igitaramo cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo igenamigambi Grand Concert. Bwa mbere reka duhera, kubera iki mwahisemo kandi mwatekereje igenamigambi? Ese abantu baba nta genamigambi bafite? Kuko muri ubu buzima busanzwe hafi ya twese tugira ibikorwa tuba twifuza kugeraho, tugafata n'umwanya wo kwitegura kugira ngo yige neza inzira tuzanyuramo dushaka kubigeraho. Niba ari ushaka kwiga ategura uburyo aziga, niba ari ushaka gukora bizinesi ategura uburyo azakora bizinesi, ndetse n'ibindi byose tuba twifuza mu buzima kugeraho. Twararebye rero usanga abantu bibuka ibindi byose kubitegura, bakagira imigambi yabyo, ariko bakibagirwa kimwe cy'ingenzi. Bakibagirwa yuko imigambi yose umuntu yagena aba agomba kubanza Imana. Imigambi itarimo Imana ni imfabusa. Imigambi itarimo Imana izarangizwa no kurimbuka. Iki gitaramo rero no kucyita gutyo byari bifite intego yo kongera kwibutsa abantu yuko mbere na mbere Imana igomba kubanza kurimbuka. Murakoze cyane, murabyumvishe rero. Ati ibintu byose bitarimo Imana nuko ngo mukore mu minsi 6
kandi ariko nanone munazirikane kugeza gute kubaho Uwiteka. Reka iki kibazo nzo kuza kukibaza umutoza. Uko biri kose iyo umuntu agiye gutera imbuto abanza kwitegura akagira ibyo aza gutegura. Ugereranyije uko wari wabiteguye, uko wari wabipanze, imbaraga washyizemo kugira ngo igitaramo kizagende neza, by'umwihariko kujyana na tekinike kuri stage, ni iki kintu kidasanzwe wabonye gitandukanye n'icyo wari witeguye? Murakoze. N'umutoza wa korali umuntu akora, ntabwo iyo bwabaga kugira ngo ibyo dutegura bizagende neza, kuko intego y'umutoza aba ari kugira ngo ibyo atoza bigende neza ndetse n'ibintu biba byiza birusheho. Rero tubitegura twumvaga ko mbere na mbere Imana, kuko niyo twabishyize mu maboko, ariko nk'umutoza nanjye nshyiraho akanjye na bagenzi banjye, kuko navuga ko ari ugufashanya. Nubwo waba uri umutoza ariko udafite abaririmbyi bufashanya ntacyo mwageraho, ariko ndashimira Imana ko abaririmbyi bacu dufashanya no kugira ngo iki gitaramo kigende neza. Ni ubufatanye bwabaye hagati y'abaririmbyi n'umutoza. Ibyo nitegaga mu gitaramo ntabwo ariko nabibonye, byarenze ibyo natekerezaga. Numvaga ko bazaba benshi, ariko uyu munsi bantunguye abaririmbyi, haba kuri stage, mbese ibyo nexpectingaga byarenze revo natekerezaga ko bizabaho. Bijya ku rundi rugero, haba amakorali, haba twebwe ubwacu n'amakorali yari ahari, mbese byabaye byiza. Urakoze cyane. Hari icyo nabonye nanjye nk'ijisho ryanjye nk'umunyamakuru, ubwo mwari muri ku rubyiniro cyangwa se kuri stage, aho mwaserutse mu ibara rishyashya. Ibi byo bisobanuye iki ku bari babareba? Bisobanuye iki mu by'ukuri muri korali yawe? kuba twaserutse twambaye neza, tukaba twariteguye no mu bundi buryo, ni ikikwereka ko iki gitaramo cyacu ari igitaramo twahaye imbaraga kandi ari igitaramo twashyizemo ubushake. Bikaba byari ngombwa rero yuko uko twiteguraga mu buryo bw'imiririmbire, twagombaga no kwitegura mu buryo bwo kugaragara neza, bityo ubutumwa tuvuga bukajyana n'uko dusa. Hari andi makorali nabonye, harimo abakurikiye Yesu bo Kacyiru, ndetse harimo na korali Right Family, akaba n'indi korali nayo mwari mwaratumiye, ntarimo kuhita mbona izina neza kuko ndaza nayo kwibona. Ibi ngibi byabongereye iki ubwo mwari muri babiri? Twongereye byinshi, kuko icya mbere utumiye umuntu uba wifuza ko azabana nawe. Twatumiye igikorara dushaka ko zizaza tugatarama. Kuvuga ngo mu buzima busanzwe iyo ufite urubanza cyangwa ibirori, ni ngombwa yuko ugira inshuti n'abavandimwe utumira. Yaba korali abakurikiye Yesu, ni korali tuba dufatanya muri byinshi, yaba ni Right Family, ni korali nziza dukunda. Ari ngombwa rero yuko baza tugafatanya muri iki gitaramo, kandi icyo byatwongereye ni uko ukunda Right yaje, ukunda abakurikiye Yesu yaje, n'ukunda Right Voice yaje, ndetse n'impande iheruka ya Maya uyikunda yaje. Niyo mpamvu mwabonye hano iteraniro ryari rinini. Nk'umutoza, aya makorali yose mwari mwakiriye, ni irihe somo wakuyemo? Ibi bivuze iki ku bumenyi wiyongereyeho? Ese bivuze iki uyu munsi ku byo mwakoze? Kuko hari ibyo mwateguye, hari n'ibyo mukomeje gutegura, ariko noneho kubw'uyu munsi ni iki noneho ababakunda ndetse n'ababifuriza iterambere bagiye kwitega mu yindi minsi irimo? Umutoza w'amakorali twatumiye, ni amakorali afite experience, ni amakorali makuru kuri twebwe, by'umwihariko abakurikiye Yesu, ni korali inshuti zacu, ni korali dukunda. Rero haba ni Right Family, haba n'impande iheruka, urumva twebwe ari twebwe batoya kuri aya makorali twatumiye. Rero icyo twabigiraho experience ni icya mbere, haba na stage, kuko turi batoya mu myaka y'uburirimbyi, ntabwo tuvuga mu myaka y'ubukure,
ni byinshi bigira ku muntu mukuru, ni byinshi bigira ku bantu bakubanjirije umurimo, by'umwihariko nk'abakurikiye Yesu cyangwa Life Family. Ni amakorali makuru dushobora kwigira ibintu byinshi bitari ukuvuga ni ukuririmba, haba imiririmbire, byose nka korali dukuriye, korali nkuru, ni byinshi numva twayikuraho cyangwa tuyikuraho ku buryo tunayisanyije na korali yacu byaba byiza kuruta. Reka rero dushimire mwe mwese mwari muduteze amatwi, mwe mwese mwabashije kubana natwe. Ubutumwa bwacu bwanyu mwagiye mutwohereza twagiye tubona, nabwo hasi turagenda tubona kandi turagenda tubunyuzamo amaso. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza, aho tugenda rero tubegerera hirya hagiye hatandukanye, mu matorero agiye atandukanye, naho tukagenda tumenya amakuru y'amakorali ahari, ibyo badufitiye n'ibyo baduhishiye. Hanyuma reka tugane ku musozo mu ijambo rimwe cyangwa se rishobora kuba abiri cyangwa kurengaho. Niki muraza kubwira by'umwihariko abakunzi banyu tunagana ku musozo? Abakunzi bacu twababwira ko ari byiza ko bakomeza kudukunda, twababwira ko twishimira umusanzu wabo, twababwira yuko kandi natwe twiteguye gukomeza kubakorera ibyiza, byaba mu buryo bw'ibihangano ndetse no kubategurira ibindi byose baba bakeneye nk'abizera bakeneye ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Umutoza, mu ijambo rimwe tugera ku musozo, niki ubwira ababakunda, ababatega amatwi umunsi ku wundi cyangwa se ababakurikirana umunsi ku wundi? Icyo nabwira abadukurikira ni ukubashimira sapoti baduhereza buri munsi, turabashimira. Ikindi nababwira, indirimbo zacu ziboneka kuri YouTube channel ya korali Life Family, by'umwihariko iki gitaramo cyari live. Turashimira abantu bagikurikiye, n'ubu link irahari bayikurikira, ndetse ndashimira n'amakorali abakurikiye Yesu Life Family, Impanda Iheruka ya Maya, amakorali yose Intwari za Kristo bayifatanyije natwe mu butumwa twabahaye, bakaza kuba natwe mu gitaramo. Icyo nababwira ni ukubabwira ngo barakoze, turabakunda, aho bazadukenera turahari. Murakoze rero, tubifurije kugira amahoro y'Imana, tubifurije kugira ibihe byiza. Mukomeze rero kunogerwa na ndirimbo korali Last Voice yabateguriye. Ni nyinshi njye ntago aka kanya nazivuga, ariko byinshi kandi byiza muzakomeza kugenda mubikurikira. Mugire ibihe byiza. Njye ni Amoni Ndagijimana, ni DTK TV Gospel Show. Ibihe byiza.